Turabashimiye inshuti z'umusaraba aho dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Kristo muri kumwe na mwene data Aniseti niyo mugabo kuri Irera Rehoboth TV nkuko musanzwe mubizi n'umwanya w'ubuhamya w'imirimo Imana yakoze. Twanyarukiye ahantu bita Ikabuga cyangwa se Kabuga Ville muri centre y'ubucuruzi aho bita mu Gahormani. Harimo umupapa muraza kumubona muramwumva, n'umupastor yitwa Moses, andi mazina arayababwira nkuko mubibona iburyo bwanjye arahari. Turagira ngo rero abibwire amazina, namara kubibwira amazina hanyuma dukomeze twumva ubuhamya bw'ibyo Imana yamukoreye. Turabakiriye Pastor Moses. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amen. Amazina yanjye nitwa Habineza Moses. Ndi umugabo ndubatse, mfite abana 4 b'abakobwa n'umugore umwe. Nkaba ndi umupastori rero. Yego. Aha ngaha munsanze mu kazi aho dukorera. Imana ishimwe. Ariko tunakora n'umurimo w'Imana. Amen. Imana ibantera umugisha. Ya, aratubwiye ati arubatse, afite madamu n'abana 4 ariko nabuzukuru. Nabuzukuru. Mfite nabuzukuru. Mubariyeho n'abacu. Nabo natwe dufite. Nabo mfite abuzukuru barenze nk'icumi. Oh wow, Imana ishimwe cyane. Nzabahara neza, nzababwira umubare wabo. Amen. Aha turi rero ni mu kazi aho tumusanze akorera, ariko twamusabye umwanya wo kugira ngo atuganirize ubuhamya. Uyu ni umugabo, uyu mubonye Pastor Moses ni umugabo wasogongeye ku rupfu, yarapfuye arazuka. Imana iramufashe, yanyuze muri morgue. Uyu munsi mumubonye ari muzima, ubwo yahaciye we abyita kuhanyura. Uyu mwanya rero twatekereje kugira ngo tusangize mwebwe abakunzi ba Irera Rehoboth TV kandi abantu mwemera ko Imana dusenga ishobora byose, dusangize mwebwe ubuhamya uyu mwanya. Imana ibaha umugisha. Reka twatangira twakira Pastor Moses hanyuma akatubwira uyu mwanya. Pastor Moses ni pastor nkuko abitubwiye, ariko ubuhamya ashaka kudusangiza tubahaye umwanya n'abakurikiye Irera Rehoboth TV nabo bumvireho. Imana ibaha umugisha. Ya murakoze. Ubuhamya turi busangire cyangwa turi buvugeho sinzi ubuhamya nyabwo, ariko ndaza kwitamo ubuhamya bw'uko nabayeho mu burwayi cyangwa se narwaye nkongera ngakira, kuko mfite ubuhamya butandukanye. Hari ubwo imibereho ye nabayeho mu gihe nandi mu Uganda kuva mvuka. Hari nanone imibereho nabayeho nakira agakiza, nabwo ni ubuhamya ukwabwo. Yego. Hari nanone imibereho nako ubuhamya bw'ibindi bintu bisanzwe. Rero ubuhamya ngiye gutongora, ndasaba umwuka wera kugira ngo mfashe. Amen. Ne gusa nk'utandukira kuko ndumva afite byinshi kandi bwinshi. Yego. Rero nubwo uko narwaye ngakira. Mfite imyaka 54 ko navutse muri 1966. Tariki yo ntabwo nyibuka neza, ariko ashobora kuba ari mu kwezi kwa gatatu, ni nayo tariki nafashe nibugiraho amavuko. Tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu, kuko mama yitabye Imana ntaramenya itariki. Twavukiye rero hirya mu Uganda, tukurira mu muryango urimo za Satani na za Nyabingi, uko papa yarafite abagore 3 na ba data wacu bari bafite abagore 3, babikomora kuri sogokuru wari ufite abagore 12 n'indaro 12. Iyo muvuze indaro abadukurikiye hari abatumva indaro. Indaro ni iki? Indaro bakunze kuzigereranya nizo nsengero za Satani cyangwa nizo ngoro za Nyabingi. Iwacu rero bari bafite Nyabingi. Hari igihe tuvuga Nyabingi abantu bakabyitiranya ngo nibitega n'abarangi. No, Nyabingi aho ntabwo ndi buhatinde. Ni inkomoko cyangwa se ni umukobwa w'igihararumbu ikomoka ahantu hitwa Karagwe muri Tanzania. Ikaba rero hano mu Rwanda yafashe ikino gice cyo kuva mu burasirazuba, ifata hano Bugesera igipande kimwe, ariko ifata
za Kibungo, Rusumo, Kibungo, izamuka na Mutara na Byumba, nyuma ya Byumba ifatana Ruhengeri kuko yashakaga ibirunga, irangiza ikatira za Gisoro, ihungukana Kabare hirya iriya mu Ndorwa, ariyo ngewe nakuriye, iza kuza ku arosiyeje cyangwa icyicaro gikuru, niyo mpamvu navuze bene uko nguko kiri ahantu hitwa Kagarama Nyamiringa, hejuru y'ikiyaga cyitwa ngo Nireke Bunyonyi mu Uganda. Aho rero niho twakomoraga izo mbaraga, kuko niho papa sogokuru bajyanagayo inuza, twakuze twebwe dusanga bajyanayo amaturo n'abakobwa bo kugira bagirwa ba Nyabingi. Niho bari niho ngaho niho twakuriye, gutyo niho twakuriye muri aho ngaho. Naho nyivuga kuri Nyabingi ni ikintu kibi. Iyifashe famille inetaraliza, yamara kuyinetaraliza akashiraho condition zayo, akankunze ukavuga abantu bagaseka, ariko niko biri. Iyo wabagura umukire kugira ngo barwe uri umukire cyangwa umunyabwenge, iyo bari Nyabingi muri Nyabingi hariyo Nyabyinshi mu Kinyarwanda, harimo imiryango clans, iyo miryango harimo isiriba n'indi itandukanye, ariko kamvuga ku isiriba. Isiriba niyo yari yarafashe famille yacu. Muri iyo famille ya sogokuru, izo siriba rero iyo zinjiye mu muryango zirasiribanganya buri kintu cyose. Izo siriba zirangwa n'ibintu nka 2 cyangwa 3. Icyambere zigendera mu bintu bikururinda hasi, urugero nk'inzoka, imiserebanya, imbeba n'ibindi bitandukanye. Mu Cyongereza babyita ngo ni salamanders. Ibyo ngibyo rero iwacu ko nabibonye, hari ibuye ry'inzoka zicaragaho mu masaha ya sayine, nta mwana wanyuragaho, izabaga zihari zifite ibirokoroko, nta wageragaho kugira ngo tutakanga, kavuga ngo Imana zacu zaba sogokuru. Nanone hari data wacu bitwaga Surwumu, we niwe yari chef w'isiriba. Iyo yabaga yicaye, inzoka zarazaga zikamwitorora, zikamwizingiraho, twasa nk'abavuga nk'abana agatwirukana, kuko ntabwo zagombaga kubuzwa umutekano wazo. Ikindi nabonye kuri iyo siriba nanone zadukoreye, hari indirimbo tarimba nk'abana. Hari indirimbo yavugaga karimbo, hari umukecuru witwa Nyirajana, yari umupfumu we na Rwamakuba marume wacu. Umva ikintu kintangaza ku bantu kuri zi satani n'iki byose, bari barahunze ari impunzi, bahungana Imana zabo. Na karimbo yakaturimbira kavuga ngo byuka musa n'ingari we, byuka musa n'ingari we, yamara gatakumva. Iyo wahamagaraga musa n'ingari rero ngubo, inzoka zataka ziturutse impande n'imana, zije kumurwanya, aziza mu rugo, kuko wabaguzi hamagaye n'uburyo bahamagara mu Nyabingi cyangwa se siriba. Zageraga aho ngaho bagombaga kubaga bakamena amaraso, zarangiza kurya amaraso cyangwa kunywa amaraso, cyangwa se nizayaryaga tuyareba, barabaraga gusa bakamena amaraso ndara zikabona gusubira. Rero hari abantu bagenda hejuru y'ibintu nk'ibyo ngibyo batabizi, batazi, bikabakurikirana bihereye mu miryango no mu bisekuru, kugera n'uyu munsi bakibyikoreye. Naba nicyo gihe bagiraga bikagenda bo babiri. Uruhande rumwe nkunze kubivuga, hari abari muri satani bakorera satani atabahemba, hari n'abibwira ko bari ku Mana batakorera Imana, batanakorera na satani, bari mu cyera hagati aho ngaho. So bambe icyo ngicyo nakivugaga, nshaka kugira ngo mbabwire ko aho nakuriye nuko byagenze, n'icyateye uburwayi ngiye kubabwira. Yari igipande cy'uburwayi, hari byinshi nakiyemo kuva muri icyo gihe, nko kuri nababwiye ngo navutse muri 66, ngera muri ndahera muri 83 ndangije kwiga. Ntabwo nashoboye gukomeza kwiga, cyangwa se nanone mu mugambi w'Imana kugira ngo ntarenga umugorora nkaba najya mu bindi nkatana, Imana yashatse kugira ngo bigenze bene uko. Rero ntabwo nize cyane, naje kwiga mu mwaka nanje 4e mu secondaire muri 83. Iwacu turabakene ko twarakenesheje satani Nyabingi. Nanone Nyabingi iyo ngiyo hari akantu nibagiyeho gato kankakureyo. Iyo wabagora umuki
cyangwa uri ntituri umunyabwenge wagombaga gusara ugasa nk'utabi umutwe guhungutuka ugasara genda uvugishwa abona yarigaga ukabona umutwe warajyaminze abona ubu banyabingi ibyo nibyo birango indangagaciro zo kwa Satani babandi bagenda babara intoki babandi bagenda bivugisha umuntu cya kabiri warwaraga amavunja ku nkokora kurwara amavunja akava ku birenge akagera ku mavi umwe akaza ku nkokora mu intoki zikabyimba ugasanga umuntu yagutunga urutoki akajya mu nkubuhiri yagutunga icyo nshimira Yesu rero amen yanyishije muri ibyo ngibyo Imana ishimwe twakuriye muri ubwo buretwa muri ubwo butayu ariko ntabwo wacu twigeze turwara icyo kintu kubera iki hari agasamusamu kamwe kuko wacu hari hariyo ba mama yari mu gatolika nyoko yari umuporo muze yari mu Isilamu nanjye nari mu Isilamu byo twakuriyemo izina ryanjye yitwa Musafiri arizi dufite na Nyabingi rero ariyo bahurizaga ariyo shefu tukura rero mu gaco kake ako ngako ko gusenga ka Giporo turabiranga nitwarwara inzara nizagira nizaza aho kubera ko gato karimo ko gusenga nagasamusamu na yego small right so tukuriye mu ngaho tuvuyemo nanone Satani yicara ndabyibuka muri 85 icyo gihe hari intambara mu Uganda mvuye mu ishuri nagombaga kurwanya nk'ibyo twaganiragaho by'ubukene hamwe no kwihagararaho kuvuga ngo bigomba guhinduka ngura imodoka nguzi imodoka iwacu ntabwo baguraga imodoka kubera Satani iyo wasabaga bakujyanaga mu ndaro ugasaba icyo ushaka bakakiguha njyewe ntabwo nari nasabye imodoka ahubwo nayiguze nyuma utarayisabye ntarayisabye imodoka ni yamaze kabiri naje kuyigonga moteri kubera kuyitwara ntabizi maze kuyigonga moteri ubwo ni muri 86 ariko naje navuye hano mu Rwanda nsubiyeyo nabonye iby'igifaransa n'iki byose pièce zavuye mu modoka scrap ndazigurisha ndanze kuyigurisha nkora amafaranga ndabona nanjye ntera imbere bisanzwe arega iyo umuntu ari hasi y'umuvumo wa Satani under the curse of that Satan ntabwo ushobora kuvayo urabikora waranza kubikora bigatengukira icyarimwe bikagenda gasubira hasi ibintu biramba mugabo ni ibintu by'Imana umugisha w'Imana itanga niwo mugisha genuine amen amen abandi yego mubareke bakore barirukanga bakamara ariko ntabwo ari biriya ntabwo bigira ntabwo biramba imodoka nabigurisha ndaze mpanga boutique yo boutique yitwa Premier Class boutique gatuna ku mupaka hariho amazu abiri ya Masengeroi ne ya Dina na ka boutique kandi aho rero niyo mvano y'uburwayi kuko Satani yaragambiriye kugira ngo anyice imveho ariko Imana iranga muri ubwo bujiji no umwijima w'inuza w'ikidini twari turimo twakuriyemo niho naje kwandurira sida muri 87 kuva kuri Noheli ya 86 usatira Pasika ya 87 nandura sida nayandujwe n'uburaya natanze amafaranga ndi keza ngura sida ndangije kwandura sida sinari mbizi ngiye kwisuzumisha mu Uganda hari nuza ikigo cyasuzumaga sida yitwaga daso cyangwa taso njyayo bansuzumye numvaga ko ibyanjye byarangiye kuko icyo gihe hari ba brother n'abandi bantu bari barapfuye bishwe na sida yabanzaga kubashishura iminwa n'ibindi ikabakuraho n'imitsasi mbibonye bene uko nguko ndavuga ndapfuye ariko bambe kubw'umugambi w'Imana ntabwo napfuye amen na nubu ndacyari Imana ishimwe ahubwo ngewe mu gihe nari mfite ubwoba Imana yo yazamuriye umugara kuko yarantoranyije hari akarongo kamwe kari mu Barome iki cya 8 umurongo wa 29 aho karongo Imana yakampaye ejo bundi maze gukizwa niho navuze n'Imana koko yarinzi karavuga ngo abo yamenye kera yabatoranyije kera kugira ngo bashwanye n'umwana wayo w'ikinege amen kandi abo ngo nibo mfura babe imfura muri bene se benshi aho karongo rero narakabonye nkabonye muri 2001 muri 2
millennium ndavuga mana warunzi Imana ishimwe nubwo sida yazaga warunzi nubwo twaciye mu bukene warunzi n'amavunja yazajya binji warunzi so nyuma yaho Imana yaje gufata umudamu kuko agace kacu ko twari dutuyemo n'abantu bari barimo barasengaga nkuko abandi basenga gutyo ariko ntabwo kambari ko ngavuga bene uko nguko sinzi impamvu ariko yafashe indaye ibari y'intumaho mane fata indaya iyo ndaye iraza insanga ku kabotike irambwira ngo Moses yaransuhuza ari ku cyumweru maze kwitunganya irambwira ngo agiye irambwira ngo ninsubire mu Rwanda niho Imana izampera umugisha ambwira ibintu bigera kuri 4 aribyo turi busanga imbere ho gato yambwiye ngo ningera mu Rwanda Imana izampa umugisha niho nzakura umugore niho nzabyarira abana nzubaka inzu nzaguriraho n'imodoka amen sasa mbwiye bene uko nguko nk'umuntu wari umaze kwandura ubwandu bwa sida ambaje ndavuga wavuga ati uri umunyamahirwe ugira umugisha sinabyitaho namuhaye utuntu duke nari mfite aragenda ariko nkomeza kubizirikana no kubitekereza so ntatinze kuri ibyo ngibyo nakomeje n'ubwandu bwa sida mvaho muri ibindi biranga ndanje ndavuga ubasubira mu Rwanda n'ubundi Imana ko ari yambwiye ngo Imana yambwiye ngo njye mu Rwanda ndaza mu Rwanda ngeze mu Rwanda nguma kuva muri 87 kamvuga kugera n'uyu munsi ngumyemo rero nagumye mufite ubwandu bwa sida kugera muri 1989 hagati ya 89 ngaho nangiye muri 89 nagiye kwisuzumisha mu mujyi niho u Rwanda rwari rufunguye ikigo cyitwa CDC bapima abafite ubwandu bwa sida njyayo hariyo na base abanandereya hano hepfo ya clinique no dispensaire ya CH amazu abanzu usiga umurambo umuhanda ujye Nyamirambo n'umuhanda uzamuka haruguru bafataga amaraso bakajyana ibutare bakayagarura nyuma y'icumweru baransuzuma kimwe n'abandi bagarutse bambwira ngo mfite ubwandu bwa sida ndabyakira kuko n'ubundi nari narabyakiriye nta kundi nari kubigenza nyuma yaho rero nza kuza nakoraga akazi gasanzwe icyo gihe nakoraga muri chambre de commerce muri 90 intambara iratera mfite ubwandu bwa sida intambara iteye tukomeza sinzi nimba nimvuga bene uko nguko biratwara umwanya muremure kuko nije mu byo bucuruzi mvuye muri chambre de commerce muri 92 twabanje kwihisha tubamo tukomeza gukora ibindi bisanzwe curuza ibintu kuva mu Gisenyi Ruhengeri Kigali mbona amafaranga ariko mfite ubwandu bwa sida mfite n'ubwoba ko ngomba gupfa ntaranakizwa nubwo najya gusenga ku cyumweru nyuma yaho muri 94 ariko mbere yaho nanone nakoze ahantu hatandukanye ko kamihorere muri 94 niho naje kubona ukuboko kw'Imana amen twigeze kubiganira aho ngaha mu ncamake nkubwira ngo Imana ibyo yankoreye ni ibitangaza birenze kavuga ngo birenze Imana ishimwe kandi Imana irankunda niho nakubwira nigeze kubwiraho ko ninjiye gukora muri United Nations cyangwa se muri Loni ntarabyigiye nigeze mba n'umusirikare nta nubwo nigeze mba local defense cyangwa se inkera gutabara ariko Imana irandokora kuko intambara tukora turi muri Loni ninjiyemo tariki 15 z'ukwezi kwa gatatu mu kwezi kwa kane niho intambara yabaye noti intambara yabaye niho byakazi indege ya president maze kwanuka biba ngombwa ko Loni abasirikare ba Loni babajyana muri stade Amahoro twasigaye ko nandi kukimihura naho no twabanaga nabo biba ngombwa ko banjyana muri stade Amahoro ngeze muri stade Amahoro hari kuwa mbere umusirikare wo mu Rusiya witwa Alex yaje aza yibye uniform ya shebuja witwa Dunkov ayizanye ayishiraho ibinyenyeri n'imidari n'iki byose barabinyambika baranje kubinyambika bambwira no kubampana training ari simple
yuko turi bugende namubaza se ko mwazanye konvoye ebyiri n'iziki arambwira ati imwe izi ngizi nazo kurinda niwo twaje kurinda ubu ngubu ntabwo kiri Moses ori Major General Moses a senior Russian contingent amateka hinduka mu kanya nkako ngabo manza kwangagiza abo ngabo baravuga bati tugende banjyana bangeza kuri media aho ngaho nahamaze amezi kuva mu kwezi kwa kane kugera mu kwezi kwa 11 ndi General Major w'umurusiya hari abantu twari turi kumwe muri Meridie mu cyumba cya 220 aho niho nari ndi niyo office yanjye niho hariho na Rebo ku muryango ya office ya Major General Moses Senior Russian contingent. Umuntu yumvishije gutyo yumvishe wambaye iranka rya Major kandi w'umurusiya uri umunyarwanda yakibaza bari basanzwe bakuzi cyangwa nawe byaragutunguye cyangwa nabo batunguwe no kukubona bagutoranya gutyo nyuma nanone umuntu yibajije niba bari basanzwe bakuzi ugeze muri office wakoraga iki kuri icyo gihe cy'ubuhunzi muri office nyine habamo ibintu byinshi bitandukanye ni nk'iby'amanyanga kavuga amanyanga kuko ngezemo kwanza ni kwisikora ngezemo tumaze kugeramo not office ni chambre iyo chambre nafashe uniform fatana botine fatana pisto pochette cha pisto ntabwo yari yo yanyaye mbishira ku ntebe mbishira hano ubufiye n'ubu iyo wakinguraga rero wabonaga mu ingofero uniform yose yuzu iyo ngofero rero bayihisari iyo winjiye kandi nanone Rebo iri ku muryango ntabwo yemereraga umuntu kugira ngo agire icyabaza rero wabaza ati ese bari bakuzi ntabwo bari banze ahubwo Imana niyo yarenzi inkora nibyo ngibyo cyo shatse kuvuga ni ikintu kimwe mugabo iyi Imana ikuzira gukorera ibitangaza birenze kugira ngo abantu nibabibona bamenye ko ari Imana ari abarusiya nyuma yaho ubaye nk'ushotoraho gato twicaye bari kubasezerera no kunenga mu bamwe bagomba gusubirayo chef wabo uwo nguwo Liyetona Colonel yari yicaye hano nanjye nicaye hano nka chairman cyangwa se chairperson arabaza ngo riya mwirabura nkuko wabibajije aje gute mu nama y'abasirikare nyoboye kandi atari umurusi nanjye baravuga batoriya mugabo ni mukuru nta kwibwira impamvu ari hari musobanurira ntategwa mu bwanyu wowe Liyetona Colonel nanjye ndi Major General Moses barasetse benda gupfa ariko bambe musubizamo intege ndamubwira ni kubera abasirikare mwatoje n'ubutwari musanganwe niyo mpamvu ndi hano nashatse kugira ngo nanjye muri nakanya kubashimira no kubabwira ko runaka na runaka aribo bandokoye mu gihe hari ibibazo nk'ibya mwabonye hangaha aragaruye inzoka arishe umutima arishima aravuga ati nibyo nashakaga ndaheraho nenga nanjye nsaba imbabazi nakora nsabira babandi ndavuga igikorwa bakoze nshingiye kuri cyo ngicyo nko mwavuze ngo bakoze neza muzabahe ka promotion ko kuva ku rank bajya ku yindi rank Imana ishimwe bivuzwe na Major General Moses kuko nambwe ngo natabikora intambara nirangira nzajya kurembase mvuga amazina yabo babakuremo muhariya kubyo bakoze ari nge babikoreye nabo Imana yabahaye umugisha Imana ishimwe kuko ngo iyo banye no munyamugisha nawe uratwara kuri wabo nawo umunyamugisha so mugabo utatinze bwite impamvu nashatse kugira ngo tuvuge bene uko nguko nagusobanuriraga cyane ariko nyuma yaho haje kubaho nyuma ya Roni aho naje sinasohotse mu ngenyine nubwo nawe mfite ubwandu bwa sida nasohokanye mu mudamu aho mwari muri Meridie hoteli wasohokanyemo umudamu uyu munsi ari we mu bantu wakibaza nawe yari yahunze yego ahungiraho wari uri muhura mute kandi aho wari uri byumvikana ko hari harinzwe ariko hari hariho floor cyangwa se etage susoro hasi ya etage ya mbere no muri etage ya gatatu niho habagamo impunzi ariko gahunda z'Uwiteka ibikora uko ishaka amen so uwo mudamu twatangiye kubyara cyo kintu kimwe cya mbere kibanze nshaka kugira ngo nse nkuhagararaho kuko abenshi bakunze kucyakanya no kutagisobanukirwa neza ari abize n'abatize bakunze kubitwara ukundi ariko ngewe byambayeho
ubu dufitanye abana bane nk'uko nabivuze b'abakobwa. Yego. Umwe yitwa Uwimanimpaye Donata, Chantal Muhoza, na Kwizera Sara, na Simbi Ishimwe cyangwa Patience. Abo bana b'abakobwa rero bose na mama wabo ubabyara. Twabyaranye dufite ubu ngubu twahagaze kubyara. Twabyaranye mfite ubwandu bwa sida. Mama wabo ababyara bose, unyumve neza, ababyara bose baranavuka, nta n'umwe ufite ubwandu bwa sida. Ari mama wabo ntayo yanduye, nicyo nshaka gukurayo neza. Yego. Ari mama wabo ntayo yanduye. Uwo twaryamanye kugira ngo tubyare. Noneho abyara n'abana batafite ubwandu bwa sida. Akora kumvishe neza. Yego. Hari abavuga ngo nibishoboka ngo byagenda gute? Nta bukingizo twakoresheje. Iyo tukoresha ubukingizo ntabwo mwari kubyara. Isi ishobora kuba yavuga ngo mwabyara, ariko umugambi w'Imana ni umugambi w'Imana. Imana ishimwe. Nyuma yaho rero akandi kantu ushaka kugira ngo nkureyo neza, ni akantu kitwa k'abantu bakunze kuhakanya. Ubwo rero nahise ntangira ikivi cyitwa kwinjira mu kubaho kw'isi. Urumva navuze hirya nabwo nari mu Uganda, ndi hano mu Rwanda, nta sambu, nta nka, nta ntama, nta n'ihene, nta n'inkoko yewe. Mba mu nzu yo gukodesha. Ni ukuvuga nanone ibigega byacu kwari kuri botike, nugura kuri botike. Imana ingira neza n'amashuri nayo rayumva nyine yo maze kuba retired. Abarusiya bari bagiye, dusigara hano, yari yaragiye, dusigara hano. Ni ukuvuga twabayeho muri ubwo buryo. Birazamuka bigera muri 2000 no gukomeza, ariko agakiza naje kubona Imana, ariko cyo citumye tuhura nanone. Ibyo nzabibabwira ikindi gihe. Mu 1998 na 98 niho mwakiriye agakiza. Niho tariki 10 z'ukwezi kwa kane niho nakiriye agakiza. Maze kwakira agakiza, ibyo ngibyo nzabiterura neza nabyo mbivuga kwabyo. Ndakizwa. Turakomeza gutyo bigera muri 2003. Aho ngaho kuva muri 2000 aho ngaho nanone umva Imana ibera nziza. Nakoze muri South African Embassy hano Kacyiru. Nkora muri Union European cyangwa European Union mu Kiyovu. Nkora muri GTZ nayo yakoreraga mu Kiyovu. Nkora mu yindi societe y'Abongereza nta kw'Imana itakora mu ngabo. Amen. Yitwa The Logical Society Akagera Biodiversity Project from London ya Queen Elizabeth. Tukora muri parika y'Akagera ku renovation ya ni scientific research cyangwa se research scientific ya biodiversity y'Akagera. Naho tuvayo. Mvuyeyo ntabwo Imana yarekeye aho ngaho. Nkora mu societe yo yanshimishije cyane muri 2002 na rimwe gutyo, yitwa societe y'indege. Nuko naboneyeho chance yo kujya mu ndege, kandi wacu nkuko nakubwiye mbere ntabwo yigeze bajya mu ndege, nta wari ubyemerewe. None wabye iyi Imana imaze guca akagozi gutya, Satani ajya ku ruhande. Rusiriba yari yarahakoze. Nta siriba zongera kuhagarara. Amen. Nakoze mu societe y'indege yitwa Central African Airlines y'umugabo witwa Dimitri Popov wo mu Rusiya. Ngezeyo nshaka akazi bisanzwe, maze y'imisi barampindurira bampa akazi ka roadmaster w'indege. Twayivaga hanga tukajya muri Kongo, tuvuye hano Goma bakoraga ubucuruzi muri Kongo. Mboneraho uburyo bwo kujya mu ndege. Bwa mbere twagiye na helicopter, ariko hari igihe nzabivuga neza. Nicaye muri helicopter ndavuga rero ubwo ntubajye ngiye hejuru niko nzajya no mwijuru. Amen. Twayiburaga amadolari. Imana ishimwe. Mbona ukuboko kw'Imana nshima Imana. 2006 niho nagiye kwisuzumisha hano Kimironko kwa muganga ku centre de santé ya Kimironko. Ngezeyo baransuzuma, basuzuma sida basanga mfite sida, basuzuma n'igituntu basanga mfite igituntu. Ikintu bambwiye ni ikintu kimwe, bambwiye bati wowe ugomba kutangiraho imiti. Ndavuga nta kibazo.
bahise bampereza natangiye imiti nanywaga ibinini haragira ngo twumvikane neza uhumve neza bampaga ibinini bine iyo rengeje imyaka ibiro 50 gusubira hejuru na 48 gusubira hejuru unywa ibinini bine by'igitu byanuza bya sida byara ibinini binyuranye nanone ukanywa ibinini bine by'igituntu ubwo ni ibinini 8 no kuvuga nanywaga ibinini 8 ku munsi ndabinywa havanzemo n'ibindi n'ubundi burwayi n'ubukene n'ubujiji byose bivanze ndabinywa umara amezi 6 ayo mezi 6 ashize niho nagiye kwa muganga akoresha control kureba ko nakize basanga nanone ntakize wakize igituntu ntabwo cyari cyakize na sida ntabwo yari yakize ahubwo narushagaho kumererwa nabi bagiye gusanga iyo babigenze gutyo uba winjiye mu cyiciro cya kabiri cyita ngo ni phase ya kabiri uba ugomba guterwa inshinge 58 ugomba kuba ari 58 za stirebuto ukongera ukanywa bya binini byo rabikomeza no kuvuga natewe inshinge 58 nywa ibinini nibyo binini bine byasida n'iby'igituntu kumara amezi 4 ayo na amezi 10 nyuma y'icyo gihe rero maze kubirangiza mu gihe cyo kugira ngo njye gukoresha control haziyemo mugiga meningite hari sida hari igituntu noneho haje na mugiga niyo anyway aho niho hari ipfundo ubu ngubu iyo ntekereje gutyo bimbesha imbaraga zo kuvuga hejuru y'ubutware bwa satani ko satani ntacyo ashoboye ni ukuvuga ubundi mugiga abantu igihe umuntu ayivuga abantu babyumve neza mugiga yikira mu minsi 3 no muri Bibiliya niko Imana yari yabwiye Dawidi iramubwira ngo igihugu cyawe wari kukiteza mugiga n'intambara urahita mugiga imara iminsi 3 ikaba yoretse imbaga none ngiye mugiga nayimaranye umunsi wa mbere ntabizi n'uwa kabiri ntabizi n'uwa gatatu ntabizi numva ari umuriro numva ndi kubabara baranjyanye bagezeyo bavuga ngo mugiga yandenze kuza gupima no gukora ibindi usibye ngiye ko ndibuka ndi mu rugo sinzi igihe banjyaniye kwa muganga ariko bitewe no ko nari namenyereye kwa muganga n'abaganga banzi iyo nageragayo ntabwo birirwaga batinza hanze binjizaga direct bakakora ibyo bagomba gukora ngo barasuzumye niko madamu yambwiye bakurayo ari ishinge kimeze nk'urutoki bajomba mu mugongo hagati bakakurayo nimba ari umusokoro nimba ari simbizi na amazi agiye kuba nk'umuhondo turuka muri tigongo barasuzumye basanga baravuga bati ni mugiga yaziyemo cyangwa yaziyemo ikaba ariyo umereye nabi muri iryo joro ntabwo byatinze cyane muri iryo joro banjyanyeyo nahise kubera ko yari yandenze ndapfa mva mu mubiri cyangwa se mu gitondo cyaho ariko narapfuye hari umuganga wo mu Senegal cyangwa Cameroon hariho n'umuzungu barategereza babwira madamu kuko madamu niwe yari ahari noti muri iryo joro ahubwo ijoro ryakurikiyeho batubohereza nuza message kuzana isanduka hirya kuva mu ikabare mu Uganda bahamagara abo mu Uganda bahamagara n'abandi bantu twakoranaga umurimo w'Imana kuko cyo gihe nari umupasiteri babaye inkuru yo kubika ko witabye Imana Moses yapfuye kubera ko Kimironko hari na moruga yari hari kwanza ni umunsi Lucky Dube yacuranze hano bwanyu iryo joro Imana rero hari ijambo riri muri Yesaya 43 cyangwa nari muri 43 yavuga ngo uzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe amen yatanze ingabo nyinshi z'abatakebwe iryo jambo rye kubasitaza ry'abatakebwe bapfira muri stade baza bapakira muri moruge za CH ariko nabwo Imana yagomba kubikora icyo gihe bajyanye umurambo wanjye bagombye kuzana ambulance ngo yari yisho umusirikare hirya kira mu ruzi bayirayizana bageze aho ngaho mu gitondo cyangwa se mu rukerera
bohereza babashyiramo umurambo barawutiransifera CH bawugejejeyo basanze amapurato bashyiramo imirambo, hariyo amapurato nimba utarajyamo hari amapurato bashyiraho imirambo bagashyiraho nimero bakoherezamo muri konjerateri kanyete chambre froide, umurambo ngo bawurambika aho ngaho uguma aho ngaho kugeza igihe isanduka yari yaje, kugeza igihe isanduka yaziye. Ariko mbere yaho gato madamu ngo agenda, ubundi kwa muganga nimba utabizi iyo umuntu apfuye barambika uryamugaramye barangiza bakorosaho ishuka, iyo ishukira yoroshe ugaramye burya ntabwo wirirwa ubaza ubiba byaranye. Bafashe rero umurambo ngo bawushira mu ntuza mu foromokazi yo kujyana madamu, baramanuka ngo baramanutse bageze ku kanogo, madamu agiye kumva ngo yumva ijwi iramubwira ngo erega Moses ntabwo ari bupfe, ritari ry'uwo muganga. Madamu areba iruhande, areba yani mansera bari bari kumwe, abaza shoferi ngo vuze ngo uki shoferi ati naco mvuze ihangane ukomera. Avuga ngo ntabwo uvuze ngo Moses ntabwo ari bupfe, ngo ya ngo bavuga ngo yawe nuko yakundaga umugabo we, bagize ngo ni ihungabana. Barakomeza none baragenda, bageze hirya kwa muganga niho habaye akantu keza nubwo ntabyumvaga, ariko madamu iryo jwi ararizi, niryo ryatumye anakizwa kuko yari umumansera, ari no mu gatolika, ari no mu pingayi, ari no mukene. Buryo mukene arakomeye kugira ngo mubwirize ubutumwa yemere. Madamu yakizwe kubera umurambo wa Moses yabonye, akongera kanavayo. N'ubu ngubu nubwo wazana iki ntabwo yashobora kwemera ko Yesu adakora. Akizwa nanone kubona abyara abana n'umuntu ufite ubwandu bwa sida wadafite sida. N'ubu ngubu yavuga ntabwo arekera aho ngaho. So nyuma yaho bambe isanduku imaze kuza habayeho inteko, munze kubivuga neza, iyi nteko yagutaramiye burya ibyawe biba bigiye gucamo. Bohereje Tabara kugira ngo aze kuza no murambo muri moruge. Nageze muri moruge sanduka yari yageze aho ngaho, nubwo ntayibonaga ariko niko nabwiwe n'abaganga, nibwirwa na madamu nanone. Ngo batabara bagezeho ngo baravuga ngo hari umuntu wazutse muri moruge hepfo ku Gitega gutya. Baravuga bati muzamure, bazamuye bazamura Moses. Bageze ngo ku isanduka aho yareri imbere y'inuza ya moruge, bakuye umurambo muri moruge. Haje abaganga, haza abandi bari gufata umurambo, haza batabara na madamu yari aho ngaho. Ryaje ry'Imana ngo rongerera garuka, bari kuvuga bati mushire umurambo mu sanduka kuko padiri yagomba kujya kwimika abandi bantu hirya bagibyumba. Baravuga bati mumushiremo nitumugeza no mu Uganda cyangwa hirya nimba nubwo yazutse, ariko abaganga ngo bakavuga bati raporo irerekana ko uyu muntu yahereye iki ngiki niki, arwaye ibi ngibi nibi, arwaye na mugiga wa mugiga ntabwo avayo, nubwo yavayo ntabwo yarama mujyane. Abandi bati naca ijungurira amanuka ribwira madamu, ryavugiye madamu ramubwira ngo bwira aba dogiteri ko Moses atari bupfe. Madamu ngo aravuga ati Imana imbwiye ngo ntabwo ari bupfe, ntabwo ari bupfe, Imana ishimwe. Abandi baravuga bati ni santima zo mugabo ko yamukundaga, ariko bati Imana niko kubwiye, Imana niko kubwiye we ngo umuganga umwe niwe yavuze ati uyu ngo yavuze ngo ntabwo ari bupfe. Ngo yavuze ati rero uyu muntu ubwo ameze gutyo kandi yabonye umugabo wakihumeka, nitumushira mu isanduka ashobora kuturega, urubanza rukadufata ko twohereje umuntu uri muzima. Ngo umuganga undi avuga ati se hano haje transfer, avuga ngo ba transfer ni y'umurambo ntabwo ari y'umuntu muzima. Nibazukiye hano undi avuga ati mushire muri mu isanduku. Ngo barabihindura bavuga bati mushire muri urgence. Aho rero niho hariho kubusanya amaboko. Bya bindi bya Yakobo, yego, bya Esa, bya Isaka kuri Efurayimu na Manase. Kwa Isaka nibyo na Yakobo, ni Yakobo ahubwo niwe wa Manase na nuzana kuri Yosefu, kubahungu ba Yosefu. Ni Yakobo. Aho nanone Imana yabisikanyije amaboko. Amen. Gute ubundi mu mategeko ya kiganga nibiriho ko bigenda, ubanza kwa muganga wananirana cyangwa ukabanza kuri urgence, ukava muri urgence ujya mu bitaro. Ariko ngewe nabanje mu bitaro
mva mu bitaro njya muri moruge, mva muri moruge nsubira muri urgence bitabaho. Mva muri urgence mbona kusubira mu bitaro. Naje rero kuhembuka no kumenya nisanga mu bitaro. Isanze mu bitaro ko bya urgence ntabwo nabibonye, madamu ni bayibonye pare tape n'abaganga bamwe barankurikiranaga no buturaziranye, nibo bambwiye. Mvuyeyo mvayo navayo nari mfite sonde cyangwa se pompe y'inariragamo, amenyo yari yarafatanye, mfite sonde nshenyeyeho gutya, ntobotse umugongo kubera kuryama ngaramye n'umubiri utariho. Ikindi nabonye cyari kiri amaguru yarahambiriye ku gitanda n'amaboko, kuko ngo narwanaga mbikurayo ntavuga. Ariko Imana yangiriye neza ko byagendaga bucya bwira, niko nagendaga ngarura ubwenge. Imana ishimwe. Muri ko garura ubwenge rero ntabwo byatinze, ariko icyo naje kubona maze kuvayo no kureba neza ni ikintu kimwe. Nasanze mfite nambaye sonde, rather not sonde, serumu y'amaraso aha mu kaboko. Haruguru yayo hangaha hari hariho serumu nanone y'imiti isanzwe, nanone ukuboko ukunguko hari hariho serumu ya mugiga. No kuvuga byari bitatse neza nkuko mu biro bishaka na Satana bishaka. Ariko byose byari biriho kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen. Izo ubundi bamwe baravugaga bati iyi miti ari imiti ya mugiga n'imiti irimo iyi ngiyi, kandi nanone nanywaga n'imiti ya sida, nkanywa n'ibinini nanone bagennye. Ibyo byose byajyaga mu mubiri bikakirwa n'umwijima. Akantu rero nshaka kuvuga aho ngaho ntarabiranduka haruguru, Imana yandindiye aho ngaho ikarinda umwijima, ikongera igatunganya ubwonko bwanjye nibwinjizwemo ikintu cyitwa mugiga na sida n'insarishe. Nayo mpamvu n'ubungubu ndi kuvuga ntabwo ndi kwibagirwa. Anyway, amagambo nk'aya nkunze kuyabwira abaganga bakavuga ngo buri yasaze. Ntabwo ndi umusazi. Oya. Ubwonko bwanjye buracyari ku murongo. Imana ishimwe. Buracyari ku murongo. Imana indindira aho ngaho ubungubu akonshobora kwibagirwa, ariko nkavuga naho mbabara, naho ndwaye, nta n'inyama, nta n'igifu, nta n'igitabazi kirwaye, kuva mu mutwe kugera ku ino riri mu nkweto hasi. Imana ishimwe. N'imbaraga ndazifite. Amen. Oya, namenyo yanjye ndayafite, ntabwo ari akuba. Amen. So aho ngaho, aho iyo nkorotiriye aho ngaho gutya, shima Imana cyane. Imana ishimwe. N'amaguru nakabaye ngenda ndimo baba burya abakize mugiga bagenda babara intoki gutya. Baba ndubona babara bagenda bari rubiri kisipuri, rasoro zarafungutse z'uruhande rumwe. Ariko Imana yangiriye neza. Ubu ngubu nta kibazo. So climax cyangwa se akapande kanyuma kasigaye nakangaka kari ngo mvuye aho ngaho bampaye examen ya mugiga iroroshe, ureba hasi ugonze ijosi ukareba hejuru, ukajya iburyo ukajya n'ibumoso. Iyo urangije ubwo bukize banyohereje mu rugo, mara amezi 6 ko amaguru yari yarahinabaraye ntagenda, n'amaboko yari yarahinabaraye, n'imitsi yari yarareze ku maguru. Iruti yingiye yo uri kubona hano. Sasa iyi mitsi kugira ngo subireyo byasabaga iki? Byasabaga kurya imboga rwatsi, dodo. Aho naho niho igitangaza cy'Imana kiri. Ngo mu murye havuye mico kurya, muri dodo havamo havuye mu muti. Bampaye ropo yo kumara amezi 6, nyimara amezi 6 ndi hano Nyabisindu, nicaye mva mu rugo nkicara hariya. Ndangije njya gukoresha control. Ngiye gukoresha control, basanze ndwaye noneho igituntu cyitwa tuberculosis multi resistant. Nyuma ya mugiga yakize. Mugiga ntabwo yari yagakize. Yari igabanyije ubukana. Harimo na sida. Sida yo ntabwo yari kiri fresh, kuko kugenda ugabanyika imbaraga yo ni kugenda ijya hejuru. Haza n'igituntu none. Washizeho gukeneza. Nabaga mu nzu y'inkodeshanyo. Nkodesheje umupolisi. Ariko rimwe ndabyibuka nizo mbaraga nkeya nahagaze hejuru y'inzu. Yo twabaga mu gatoya. Numvijwe irambwira ngo bwira iyi nzu ko umuryango wawe uvamo kajya muri kadasitire iyi kwa Jean Dodier wakajya mu kazu ko ku ruhande. Mbwira Imana ndavuga abantu bana niwe wabampaye kandi ndi umukozi wawe. Iyi nzu ntabwo tuyishaka. Mana agira icyo ukora. Amen. Njya muri iyo nzu ntafite amafaranga. Aho ngaho ahubwo hari akantu yibukije. Mana yafasha abantu bo muri Amerika bandihira amafaranga. Ifatana Global Fund International ntakoramo. Icyo yakikoze nyuma, ariko CH karabanyishuzaga $184 Imana irabinyishurira.
ifata na MCF ntakoramo baranyishyura itike yo kujya Kabutare. Imana ishimwe. Navugaga rero tuberculosis multi-resistant ariyo climax y'uburwayi bwayo. Bamaze kunsuzuma basanga ari cyo gituntu cya gatatu cyangwa cya kabiri nko mu kiganga babivuga, ariko njye ndaketse cya gatatu ndwaye ni igituntu cya kato. Aho ngaho haranshimisha iriya ndirimbo iravuga ngo ku musaraba twahaboneye urya kato uri mu kato agaburirwa ku isahani babimuhesha igiti ariyo ngiyo we n'isahani bakabitwara nza akayijugunya na wongera kuyifata. Rero Imana yatukuye aho ngaho ubu ngubu yanshubije mu bantu. Hari igihe mba ngenda nemye nkavuga ni muve mu nzira kuko nasubiyemo ntari naranzwe n'isi na Satani. Imana ishimwe. Batujyanye i Kabutare, aha ndashimira na leta y'u Rwanda, Imana ibaho umugisha, batujyanayo bakora cooperation na Global Fund International, batujyanayo. Niho navugaga mu kanya naterewe inshinge 240. Uterwa inshinge kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa gatandatu. Inshinge 240 washiraho nizo natewe za Strebuto n'izindi za hepfo byose wabikompasatinga zirarenga, ariko nashoboye gufata icyo kigero. Atagambaraso ya buri. So nanone manywera ibinini byari twamaze kubona mu kanya birenga 26,000. Ari ibinini gusa. Ari ibinini. Nagiye vimwe ibiro 48. Mbaye vimwe ibiro 75. Aho kugira ngo bimanuke niho ibiro byazamutse. Nyina Satani agutegeye kugira ngo akurikire Imana. Amen. Hari umurongo umwe muri Zaburi y'ijana 18 umurongo wa 13 yavuga ngo yansunitse kugira ngo ingusheyo cyangwa se ndenze ngushe hirya, ariko Uwiteka arantaba. Amen. Nanjye Uwiteka rero yarantabaye. Imana ishimwe. Ahora yansubiza ahangaha. Amen. No kuvuga icyo shatse kurangirizaho ni ijambo rivuga ngo ubu ngubu nyuma y'ibyo binini byose, nyuma y'ubwo bukene bwose Satani yari yanjyanyemo, kubwisezerano Imana yasezeranije, kubw'umugambi wo Uwiteka Imana, ubu ngubu ntabwo ndwaye nta nabubaba. Imana ishimwe. Hari ijambo nanone beta side effect cyangwa se uburwayi buterwa n'imibereho n'uburwayi n'imiti wanyweye n'iki byose. Ejo bundi navuye kupimisha kuko tujyayo hepatite B ntayo, akanagira ngo kumve neza, sida ntayo, mugiga ntayo, igituntu ntacyo, ubukene ntabwo, kugira ngo mbigikara ahubwo ndabinzobe. Urabizobe. N'Imana yabikoze neza. Icyo gihe nabaga mu nzu y'ibihumbi 30-40, ubundi mu nzu y'ibihumbi 80. Amen. Nabuzukuru niho bazi. Imana ishimwe. Ndashimira Imana cyane kubw'ibyo ngibyo. Amen. Kamvuga ngo ubwo nibwo buhamya. Abenshi bakunze kubaza ngo ese sida irakira, ese virusi itera sida yaremwe nani? Turaho abantu baribaza mwakize gute? Nyine mbaje rero ko nguko ubwenge bw'umwana w'umuntu na gatoya cyane mu nyanja. Ubwo nanjye nakubaza ngo uza gukura ukagera aho ngaho logically ntiruheruhare wigeze ushiraho ntabwo simbizi impamvu ntabizi. Nanjye ntabwo nari icyo ngicyo ni ikibazo simbizi kuko sinigeze nk'umuti wa sida ngo wari wungize. Imiti narayinyweye nibyo, ariko bavuga ngo ntabwo ikiza, iragabanya ubukana. Rero namwe abari batunga cyangwa badukurikiranye kandi ngo Imana ibaho umugisha. Ariko ikizima kiri ngo ijambo niko rivuga ngo umwizera ntabwo azacirirwaho iteka, utamwizera amaze gucirirwaho iteka, kuko atizeye umwana w'ikinege w'Imana ariwe byose bisoreramo. Ni muri Yohana 3:18. Aho ngaho rero kwera uyu munsi ukimara kumva buno buhamya, hari n'ubundi tuzatanga. Zamura bari wo winjira mu kwizera. Amen. Va muri biriya bari wo winjira mu ijambo ryitwa kwizera, uryiteyeremo we kwirirwa upima ku munzani, upima ngo byagenda gute. Ubwenge bwawe nabwo bungana ubwenge bw'Uwiteka Imana. Byo byonyine uzajya hariya wirebe no muri miruwari nini
urebe kuva ku birenge kugera ku mutwe, umunsi uzabona ikintu wigeze ugiramo uruhare mu kubaho no kuremwa kwawe uzavuga ko Mose simubeshye. Rero yakuremye kagushiraho, nuza aho wavuye, nuza ko wavutse, nuza ukuriho, nyamara n'umuntu akubaje ngo ese uzapfa ryari ntubizi. Hari akantu ntuze kuvuga, aya maso turebesha yangaye nuko akora ntubizi. Rero birisaba ikindi gihe Imana ibambere umushaka dusenge. Data mwiza ndagushima kuko uri umwami w'icubahiro. Reka izina ryawe rihabwe icubahiro Yesu. Haleluya. Uri Imana yaturemye, uri Imana ishobora byose, uri Imana ihindura byose, uri Imana y'imbaraga n'imbabazi, ufite ububasha no gutwara hejuru ya buri kintu cyose. Urabwira amazi akakumva ko ari wowe wayakoze, wategeka umuyaga ukajya aho ushaka ko ari wowe wawukoze. Rero Yesu cyo gushimira ni bano bantu bigomwe bakaza hano, Yesu imbaraga data mwiza, bampera umugisha, ubwenge no kwaguka, kiruta byose ubahagakiza, kandi imbaraga z'umwuka wera zikomeze kuburukaho, zikomeze kubagendaho muri ministry bakomokamo cyangwa se baturutsemo, mu rusengero bakoreramo, ubagure mu buryo bwose butandukanye buhambaye. Kandi Yesu imbaraga data mwiza, reka nsabire Nyagasani data mwiza n'igihugu cyacu cy'umugisha, ndetse n'abayobozi batandukanye b'inzego bwite za leta baho umugisha. N'itorero ryawe Nyagasani data mwiza ndashira mu biganza byawe. Nubwo hariho umuyaga w'ibyorezo n'ibindi, cyo nzi neza nzi yuko ushobora byose. Ibi nabyo kubihagarika Yesu imbaraga data mwiza wabihagarika mu masegonda. Uko byaje ritubizi nuko bigusubiza ritubizi. Cyo twizeye tuzi nuko bigiye gusubira mu izina rya Yesu. Rero Yesu imbaraga data mwiza bashize mu biganza byawe, imiryango yabo nishize mu biganza byawe, kandi buri kintu cyose Yesu imbaraga data mwiza batekereza gukora bikuzaba ari ubatera inkunga. Komeza ubagire neza kandi ubigaragariza mu buryo bwose, byose tubisabye mu izina ryawe Yesu. Amen.